Sara y'amafaranga ameze mani bari abantu b'abasirimu bo abafite ekonomi yawe n'imibare yawe. ese araba ushakira vizi mubyina abana muzi gukeza burya gaso abana batambaye imitavu urabona ko batambuka neza cyane. Wow, wababonye abana beza, abana b'umuryango twakira bakuru babo batambuka nanone muri iyo ndirimbo nziza cyane. Abana b'imirero ubona bari kugenda bazi kubyina, bazi umucambagiro n'umucimbagiro, abana bacimbanyira neza cyane, bambaye neza. Aba bana n'u Rwanda rw'ejo, nibo bazaba 2050 bari muri ba bandi bayobora u Rwanda. Mubakomera amashyi nabo bumve ko mwabakiriye na yombi. Bana beza tubakomera amashyi, batoto babashimira. Twashira umukwe n'umugeni muri ndirimbo nziza biciyemo.
komeza ubane natwe muri gahunda tugiye kugira hano kugeza ubwo iza guhumuza ko tubigusabye kandi twizeye ko duhereye ubuntu mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Amina. Bivuga ngo byose bico Imana yaduhaye ikiganza gihurira na kigenzi cyacu twongere tuyikomera amashyi ko biri bugende nk'uko tubisabye. Munyemerere umuririmbyi ajya kuririmba inganzo ziravuze ngo nobizigwe irirangurura mu matwi yanjye ndatuza numva umamagara nobise umwami arimo akomanga mu mutima wanjye antegeka ngo saba umusaza yakire mugenzi we. Bravo. Urabeza mazamu. Amahoro kuri. Amahoro. Amahoro Twaje amahoro. karibu iwacu rwose. Murakoze. Waza tugahoberana. Naje. Waza tugahoberana rwose. Naje Ubwira mugenzi yawe Ndukana kera. akiri iminsi. Shiraho umwanya wanjye. Turakomeye. Turakomeye. Natwe twaje amahoro. Imana iri kuturinda kugera Ahubwo tutayize. Turashaka kuzuzo. turashima Tuje. kugira ngo rero abashyitsi bacu tubashe rero kubaganiriza tukabazimana kugira ngo nsabe abasore n'inkumi baze bafashe kubakira Ibyo bijyanye no kumenya amasangano. bari kubimenya umuco nyarwanda Iyo naje wamaze niko bigomba kumera kandi n'uwo watuma muri sosiyete nawe twamufata neza kuko uri inshuti nziza cyane. iyi umuntu wakoze nabi ahandi ari ku murongo umeze neza Hamwe n'abo twazanye nabo barabareba. nabo tumeze bakeye baranezerewe Bari mwiza barakeye. Dufitemo n'abapasitori, dufitemo abakuru ku rwego rw'igihugu. Abakuru b'itorero. Ibigo bwacu rero basingiye kugira ngo rwose bifitemo abakozi b'Imana. Umubwira umuntu akwikora gusa tuba twabisingiye. rwose rwose ubu barebye abakwiye Ariko namwe bakomeye. ubona tuba twiteguye natwe byari ngombwa ko turinganiza Ibigo bwacu basingiye rwose. basengera rwose Noneho mukibabanza biteguye neza baraturitse. nari ngiye kubona ibikange Baya nashaka tukanga leta y'ubuzima cy'amahanga. umushyitsi nkawe twiteguye tumutegurira neza ko ntabwo badutunguye rero ni uko twateguye n'abandi biragenda Kameze neza. cyane Murakoze. Akana ko wabishimye. uruhisho Yego. ndetse n'abandi batwaza kugeza mu cyiciro Murakoze cyane. intango wateretse ku rugata ikwiye amashyi niba nta gishika dushimire umubyeyi uganiriye na mugenzi we Mukagimana. zirashobora yego rero igihe twaje iwawe
waradutaramiye kudukorera buri kimwe cyose gishoboka natwe uyu mwanya ni uwo kugutaramira rwose wicare utuze rero ibyiza twaguteguye ni byinshi. Urakoze cyane nabibonye rwose mu bintu ufite umugore ndagutaramira hamwe nabo twazanye tutazamura nta kibazo umusirikari wacu samura n'abagore yihanganira umubwira hakiri kare hano ni mu bukwe twari twiteguye ko tutazamura aho babuzanije gutaramira mu kabari kandi ntabwo ari mu kabari hano ni mu bukwe rwose twagije n'ejo bazana abantu bifite abapasiteri ibibwirizwa birahari rero gutarama turakerewe birabonye n'amakorari arahari n'amakorari ahari tutaramira Imana tutaramira cyane rwose twese twishimye cyane nanjye nta yindi porogaramu mfite murakoze nanjye gutaramira imana umugisha murakoze ndegera muri muri kumwe rero bose babiteho bakire ibikomeza gutarama murakoze cyane ubwo serivisi basabire data yakomoye kugira ngo buri wese tumumenyere intambwe imukwiye mutereke ku rugata rudahirima mujye kuri kagondo y'amata hanyuma murebe imitobe itaratumwe n'abana agasembuye ko n'ikizira muri uyu muryango wabaswe n'ako kagesakira kabago ariko nicyo gitaramo cy'umuryango nimwireberere muri iki gitaramo cyiza mu gihe serivisi bagiye gusavinga buri wese asoma sabe nanone Angelique Cecekere atera intambwe atambuka igihe hino ataramire imfura ziteraniye aha ariko na serivisi basavinga kugira ngo dusome dusubira munyemerere mukiri gitaranga mu gihe Angelique akitegura namwe murebe umujyo w'inanga utanaze neza mururikize utaramira imfura ziri aha nanjye mu ncungura amaguru burya nta mugabo ucunda umurugo
muyemerere twongere nanone tumushime tumukomera amashyi Murakagimana indirimbo nziza ya Angelique Murakagimana mugeri sebacuruzi mu miningo ye mubwira ko ari babanda mwasomye mukavuganira na data ijambo ryo murabikora. Munyemerere imfura ziri kuganira twitseho kugira ngo abakambwe batuganire igitaramo cy'umunsi.
azi tunakuwa na mikoro ababyeyi barakoze mu nyemerere twongere tubakomera amashyi tubashimire batuzaniye Jean Musanganizwa Bisabo Siritaje Ziga Mpinga Nzima bazanye impinga itagira impinduka bazanye gutera bashushu gutereka amata nagira ngo nsabe uyu mwanya Edouard imbere y'imbaga umuhwereremo funga umwana mu kwasi uwakoye yakora ashaka umubwire ngo kagigo gagiye mugeri ubabaye yimyoze uwishimye gukomera amashyi uhindura umusabe musamuhiye uhindura umoko zibice umubwire ati ufite igituza cy'ibishushuye dore n'abana bombi zo babaragaho ati none niteka ryose ubaye iwanjye ati umutima utuzuza utenga amaramo nta nari muzawusohokamo nagira ngo saba abateranira amashyi basabana bakagendera ku igare ayinya unyemerere none uzamura ikiganza kiriho impeta mubwire ba basore bateraga imitoma n'abakobwa bati uyu munsi soko twabonanye umwe yakatuye igifungo cya burundu mu mutima wundi uti ngibe zitagira umukunjo yibereke bose ngibe zitagira umukunjo urukundo amukunda ruzira konji ntazamukozi kuri ku mubiri azamuhunda nido azamurinda jido iryo ni ryo sezerano si byose uhindukire n'iwacu uti ni umukwe bakoye n'impeta y'ikimenyetso tuvuye kwa pasitoro ayo mashyi turagurikaho tugora tw'imibeya impundu z'ababyeyi muzinikize dushimire umwana wacu utadukorera n'isoni munyemerere nanone burya kubaho urugumana umugabo atinya inzara inzara itinya umutsima umutsima utinya amenyo amenyo atinya amabuye amabuye atinya inkuba inkuba itinya umugano
dufatanye mu gikoni nicyo dufite ubwenge bwawe uwo mutsima muwusombe muwucunde muwuvuge umubwire ati mwiza wanjye uhorana neza ugenda neza uteye neza uwo bazarabana neza bagasenga Imana neza bakiturira heza ikabihera ibyiza kuri uyu munsi mwiza mu gitaramo cyiza mukata umutsima mwiza congratulation nziza bayibaririmbire neza once again Yoka the music professional. Munyemerere nanone mugari gutwicana abami babakire urungano ruri hari inyuma ruramiye mu nyakubahwa Edouard inama yitseho sohora ubutumwa urungano ruri hariya rurambwiye ngo baza n'umuci mwiza wakira umugore wagabiwe na rugira ngo uri umugabo utari rojorojo uri umutware nawe utari kabeba uri nombi iribwa n'abagabo abanyagoma batashye aho upfukamye acika itaba barambwira ngo wamukunze umwita sheri n'ubu aracyari sheri n'imyaka n'ibijana amenyo atacyuzuye mu kanwa n'uvuga ngo feri azumve sheri nta kibazo isezerano rero bambwiye uzaryubahirize ngo bafite umukandida bazatora ku itariki 15 z'ukwa karindwi ngo bashimiye Imana yuko intego namwe ari ku gipfunsi ngo wanze gutora urumwe uhitamo gutora amajwi abiri kugira ngo nawe ugire umugabane mu gihugu nk'umugabo uri umugabo utari rojorojo n'umusore uzageza iriya tariki uwashaka yabyihutisha agatora abandi babiri nyemerera rero ufungure urwo buki bwiza maze nisohora isezerano barantuye nguze kwihangana urarishi nguze kwihangana ngo nk'uko uzatora mu mukandida twese tuzi umwe turacyari n'abandi bashobora kujya mu ndani uwo nguwo ngo nawe uhereye iri joro ndetse n'ibindi bizaza n'andi azakurikira ngo uzacacacace uzahirike ingango n'intagara uhereye uyu munsi ngo bakeneye yuko Ange ndetse n'abandi bose ba Solange ndetse na ba Mezange bazaza kubasura hanyuma bagasanga Jeanne wamukuye muri rubanda ukamushyira mu badepite nawe akajya mu nteko tukazaza tuje kurya umunyano nta kindi basaba ngo nawe uzatore ariko nawe atorwe kugira ngo nawe n'umugore uhamye mu rugo si byose abagushyigikiye bagukomera amashyi mw'iki gitaramo cyiza.
ciyazi ab'inyuma ntabwo ndi kubona serivisi babagezeho abaruguru nawe urabona ko abantu bawe babakiriye nushaka uwisanzure uko uzakira umutware wawe gatangira ko karirimbo noneho tugende munezeze umutima aricera cyane kwicara gusa kabuki bisanzwe aho bigejeje numvane nagusa ayiwe ukunda cyane naho kamanuka nyuma mana we reka twakire umuvugo berite poeme yigire mu muri ako karirimbo abafite impano bashyira bugufi ukari kwerekeza mu mwanya w'impano sotemako turishimira cyane kuri sawundi nziza kuri yuzo narayini kuri rije mwiza kuri energy radio yazaye tokwezare wayase Energize Creative Generation twakire umusizi ugana nyiraroma Tujye imbaraga imbaraga ntabwo umuntu bakabura kandi twamuretse n'Imana kwigira Dunda furi tukikintu ndashaka umutima userukana umutsari n'ikuza imirega n'imihunda ibyesha isezerano bisanga mu byinshi bitaramo iryoza mu bitaramo n'abakwe umuvugo wanjye nawise ihuro reka nsanga abasaza duhuza imisango abasangwa mu isango bashyize impawe ikaze muze dushyigikire abacu tuvuge duharakaraje bibi ati imisozi nuriye mpinga natereye majoro narayibaye natambutse mushaka kisyaza ariko akanga gatuza uba amaso adashirura zo kwidahanda umutima wose batuza akarere kingana cyo tambuka umusangi tuguhaye ikaze mu mararungu aho uje arasunze kuko uzaziyonga mu buzima umutware ukwiye umutware ugatwaza igitugu Isi yarakuriye kuririmba anagushanya atakuzi none igihe kirageze imbere y'Imana n'abantu ihuro ribaye ihuro yemeye kuba n'akaramata urugo ruriye mu gicumbi cy'ituze mu gicaniro cy'urukundo mu cyitegererezo cy'urungano dushaka ko nibatera gutanga uruzira wawe rw'umuco kuzaba intego isi we reba Janine yaragatwaho ubwiza bw'ijitoto ahabwa kumufasha yogenze n'uwanyu ikindi cyana turabizi twagushira ku munzani wagutuka kubera ibyishimo tumufurije nk'umukobwa tumwumugisha musigaje yumve ko icyo kinyotera cy'urukundo icyitegererezo cy'urungano ibyo bifurije ngira nti muzabyare muhige muzukuruzi umwanzi w'akanwa basigaruke akanwa k'uruhimbi akabajumaniwe musange n'ipapuro musenge cyane imegariyeri nihangane ntayobo mugire ubwere bisaba muzature mutuze mutunge mutunganirwe twe inshuti n'imiryango tubafatire icy'uburyo turifuza umugisha mu Rwanda inshuti n'imiryango twuje ukunsi tuti twimugahindura niba yesa hanze y'indenda ni nkubiri murambura n'umurava gutwara n'ukocora turifurisha imihigo y'urugo rwanyu murambura no gushyira hamwe mwirinda amabwire y'abantu musenga cyane ubutitse bageni bacu bageni dukunda bageni bagira ubugenzi bageni bagira amarembo y'abantu bageni bujina bageni buje urukundo
ibyo mbifurije ngira nti urugo ruhire muzasanga musurwe abasanga mu bandi ikaze w'igicucu cy'udacika mu kubaho utajegajega nge yari usize utari umusinzi ubasigiye inganzo yagera rumaga icyo nza mu gukesha ibitaramo berite poet inshuti yanyu akadasohoka murakubake cyane abasizi b'isibo n'ibisingizo babihundagaje ku mwamikazi uyobora n'ituze mwamubonye Jani nawe ko iseko yahindutse n'amaso yatangiye kuyahombeka aragira ati ntomboye bugare mu myaka inzobe ibihumbi n'uruhumbirana bibagira aha beretse nawe abaha impano aragira ati n'uwandi nanjye mbonye umwamikazi ufite taye nyarwandeza pana faranseze ubu isigo bidasobanye n'ingano isasanuye neza aragira ati nanjye nabaye umugabo utari rogerojo munyemerere kandi nk'uko umusizi amaze kubisasanura murakagira ibyonnyi murakagira ibyonywa murakagira n'ibyonona ibyonnyi n'inka ibyonwa n'imyaka ibyonona n'abana bamena byose mu mbuga ibyo ni byo tubifura reka sabe umwe nanone mu basizi dufite abasizikazi Frederic atera intambwe atambuka bafite impano mwigira bugufi kugira ngo duhite tuzinjiramo uyu mwanya yigire bugufi mu minota 2 nawe asasanura inganzo adasobanya Muri
ko ari rwa Rwanda rwaguka, rwa Rwanda rw'ejo hazaza, rwa Rwanda umukuru w'igihugu cyacu yatubwiye ngo bibaye byiza hagati y'imyaka 29 na 49 uwazamurira mu gatani ko yaba angana. Ubwo urumva ko n'uwazajya kugera muri 50 irasubiza nawe muri bodi ayobora n'arandimbi mwaka ukomeye amaze kubona mu myaka yavugira mu ruhame mu ngano nziza ndasobanya mugire Kagame n'u Rwanda itariki 15 utamuhundagazaho amajwi abana nk'aba bavuga mu ruhame mu ntango y'abagabo yaba adakunda iki gihugu umuyamuhe bose n'ukomeye. Urakagira Imana munyemerere tugiye kujya mu nkano mu byaguruke mu byimbo nanjye mu nganzo ndimo gusaza sigira abasizi bari batoya muzabane mpaka bakundane mpaka bizerane mpaka barambane mpaka babyarane mpaka bagire u Rwanda mpaka batore Kagame mpaka basazane mpaka bakundane mpaka bahigabye mpaka basarure bibure mpaka bateke bishe mpaka bagabure bijoye mpaka Imana ibarinde abanzi mpaka ibarinde amagambo mpaka ibarinde gusenya mpaka uruziruko mpaka n'abandagi mpaka bazarukumu mpaka babyibonere mpaka. Twagiye mu nda rero hari abashene bakasabye bari inyuma binjire yo ku kabyina kanini basabye uyu mwanya ni umwanya bwije mu minota 5 abashene bari inyuma bakasabye bize mu kabyina wanse bana abi unyemerera ababyeyi ongera ndasirimba navuga ngo hari Imana hari niyo mpamvu navuze ngo imirimo yawe Mana rwose irahebuje ibyo ukora byose Mana rwose birahebuje ubwo hari Imana nicyo bwidutera Mana Teresa urakagira Imana tugiye kwakira ipatoni ya kapitale Bill Gates na mama babarau mama Bill Gates. Reka mwese mbaramutse mu ndamuso inejeje mbabwira ngo Yesu nashimwe. Aba bana bavandimwe muri aha narabishimiye biri ku mutima. Uyu musore bambwiye ko ari umusore mwiza witonda, namukunze tutanayicarana, mwifurije umugisha w'Imana. Ku basanzwe bazi ubuzima bwanje, uyu mwana
niwe munyamabanga wanjye mukuru. Iyo ngiye mu kazi turajyana kantekera, nta mukozi njya nshaka, tukabana mu cyumba akaryama. Edouard rero waye imfura yanjye witwaye Janine, nawe waye imfura yanjye. Imana impaye kuri tariki 24 z'ukwa gatatu 2024 ujye muhora mukibuka nk'urwibutso mbahaye. Ikindi mbaraga uzakunda Imana ukundira igihugu cyacu kuko babivuze. Igihe tuzazinduka tugiye gutora muje murabo mu ba mbere, igihe tuzazinduka tugiye gusenga muje mugera mu rusengero mbere, kugira ngo ibyo byombi mubitunge mubone kurama. Imana rero ikomeze urugendo rwanyu kandi izabahire mu izina rya Yesu. Munyemerere mama mumushirize ya mpano, hanyuma nawe agira icyo abwira abana. Dushimira cyane ni ukuri Imana yadufashije, Imana wacu yatubereye umwana mwiza, ntabwo twabivuga ko tubirondore. Byinshi yadufashijemo, uburyo umwana w'imfura aravunika kuko umutware yaje kubivuga. Uyu mwana tubereye urugero rwiza, aduhaye agaciro k'ababyeyi. Turashima kugira ngo agaciro aduhaye nawe Imana nimufasha nawe azakabone nk'uko nawe akaduhaye. Kandi ikindi turashima ukuntu nje byandenze kurikije ukuntu nabonye mwaje mwadutahira ubukwe. Ni ukuri twishimye cyane. Ibyo namuteguriye imbuto z'ubwoko bwose kugira ngo uzagere iwe mu rugo rwe ntazigere haburamo imbuto, kugira ngo uzamusura ajaje agerayo amwakize imbuto. Murakoze. Ifoto y'urwibutso mushimira umubyeyi ati ibyanjye ntunze 50% n'ibyanyu 50% nanjye bizashajisha, kandi nimugera ku rugo bahaye impano mwongere mubakomera abashyi. Burya ababyeyi nabo bashyira abana amaboko bafite baba barenga bahinguka. Hari impano umukwe yabateguriye, ni ukuri ngo ni ntoya agereranyije n'agaciro baha, ariko umwami Imana ajya bimana ibyo mwerekejeho ibiganza bibabereye byiza. Abifuza ko bazi banyoherekera babera abagaragu, marayika murinzi uzi gutanga imirimo y'abagize neza, namwe umunsi mwashaje azamara gukibagira ku nyanja y'ibirahuzo. Kasabe ababyeyi ba Edouard, uyu mwanya ni uwanyu. Turabamenyesha ko tunabasaba ngo ntihagire utaha, hari amafunguro, niyo mpamvu tubanje impano kugira ngo tuze gufungura ntawe ufite birandenga. Reka nsabe kuko impano ibiremereye babanze bafate ifoto y'urwibutso babaha impano abana, hanyuma mwirambikaho, hanyuma tubanze ijambo. Yesu ashimwe. Uyu mwana ni murumuna wacu. Uyu mwana twabanye neza, ababyeyi bacu bakimara gusinzira ahesha icyubahiro umuryango. Si gakeya umwana akura atandukanyije na bakuru be, bikunze kubaho, ariko ntabwo yigeze agaragaza imico mibi. Haba mu mashuri abanza yayize neza kandi ari n'umuhanga, aje mu yisumbuye ayiga neza, ubu na kaminuza ari hafi kuyirangiza.
uyu mwana rero ni bucura bwacu kugira ngo tumwubake nanje ndamuha intama ebyiri urugo rwe rwuzura amatungo kandi abazarugendamo bate kuzarubigiriramo inzara Imana ikomeze kumwubakira mu izina rya Yesu naje uyu muhungu namubonye iwawe ni umwana wanjye ariko ni umuhungu w'umugabo wanjye ntabwo yigeze kumusuzugura ntabwo yigeze kumufata nkaho ari nyina naje nkurikije ukuntu uyu mwana rwose yakunze mbese ntabe yakoze isoni naje mwemereye inama bafata ifoto y'urwibutso igisobanuro cy'intama inkotanyi zibohora igihugu imbere yazo hari intama n'iy'agaciro gakomeye Yezu nawe yisanisha n'intama byongeye kandi burya abatunzi iyo ufite ishyo ritarimo intama ntabwo uri umutunzi wuzuye tubakomera amashyi dukora ubwatsi buriya yaravuze ngo ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane niyo mpamvu nayo munyemerere dukure ubwatsi tubashikiriza impano papa utaragenda hari impano abana babageneye umukazana kugira ngo ubwo agera mu rugo namwe muzavuge ngo umukazana akiva iwabo ajya iwacu yaduhaye impano munyemerere uyu mwanya tugiye kwakira abadata abajyanama bakoranye na Edward banyemerere ubwo ni abajyanama b'ubuzima ahari muri aka karere kacu ka Musanze b'amasantere de sante banyemerere batera intambwe niba bari bugufi hanyuma haze mu gihe batambuka Emerance na Evariste nabo bigire bugufi batanga impano abadata manager banyemerere batera intambwe abadata manager bakorana na Edward uyu mwanya ndabona basesekaye Aleluya Aleluya turashima Imana ku bwa Edward kwakira Janine mu muryango w'ababyeyi Edward ni umuhinzi ni umworozi twe nk'abadata manager twakoranye nawe twifuje kumuha isake izajya imukangura kuko hari igihe Janine yatuma asinzira agaherayo murakoze cyane niwe mwese amadata wacu mfite inyana iri konka ndayimwara murakoze natwe tuje n'itsinda rikorana na Janine haruguru kuri parike bagenzi bacu badutumye ngo tumushyikirize iyi bahasha kandi badutumye ngo agire urugo rwiza
azabyare abahungu n'abakobwa. Murakoze. basibe bafata ifoto y'urwibutso abari ku masirini muri kubareba biri kunyura live kuri YouTube. dushimira top 5 star ndetse na ari yajaye top 5 star Energy Radio Energy Radio Energize Creative Generation. Wiwe neza anje wabanye neza akiri umwana igihe cyose nifuzaga kumutuma yarankurikiraga aho namuhamagaraga rwose ndagira ngo dufate ibirori byacu by'isimu abantu bari ku sayidi ya ruguru tugiye kwakira uyu mupapa navaho turajya dutanga impano dufata n'ifoto y'urwibutso. Abakoze MC Christian akuze uyu muvandimwe Edouard umuvandimwe mwiza kandi na mushiki we yambereye umugore mwiza mu rugo rero rwacu amuramu wacu hamwe n'umukwe wanyu bose impano twabateguriye kuri uyu munsi ikaba ihereye muri envelope muze kuyireba mugeze muhere tugasoza tuvuga tuti mugire urugo ruhire kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze munyemerere tubanze twakira abo bantu bari ku sayidi ya ruguru barafata amafoto y'urwibutso tuze kwakira kuri iyi sayidi yo hepfo kugira ngo twirinde umurongo muremure.
umukobwa mwiza w'akazi hano imbere yanyu nawe bakoranye babanye igihe kirekire mubereye umujyanama nawe ku byuma navuga ngo uyu munsi rero ntabwo nava mu musanze ndetse Edouard na Janine ko twishimiye urugendo rushya batangiye rw'ubuzima muri ubu rwego hari impano twamuteguriye na Emerance cya Kinigi twakoranye na Edouard igihe kitari gitoya twishimiye rero ibirori by'uyu munsi wa none abadutumye batubwiye ngo muzabyare nk'umuntu akora kandi mukomeze muryoherwe muri ibi bihe byiza murakoze cyane.